Shalom shalom, nongeye kubasuhuza kandi nongeye kubaha ikaze bakunzi b'ijambo ry'Imana rica kuri Ruyenzi TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Reka uyu mugoroba mbabwire ngo amahoro y'Imana agwire muri mwebwe, kandi nongere mbabwire ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura mu byago, kuboneka mu byago ndetse no mu makuba. Nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwaho aho ikajya imuhengeri. Yesu nashimwe, ntabwo tuzatinya ikibi icyo ari cyo cyose kuko turi kumwe na Yesu. Iyo wizeye Yesu, iyo utumbiriye Yesu, iyo uri mu Mana neza, ikintu cyose cyakubaho burya Imana ibasha kukuneshereza. Ikigeragezo icyo ari cyo cyose cyakuzaho, we gerageza uwubaha Imana, usenga Imana, uce bugufi, wihane ibyaha byawe byose ndetse n'ibicumuro byawe. Nukuri Imana ntabwo izagutererana muri ibyo bigeragezo waba urimo. Imana ntabwo izakujya kure muri ibyo bibazo ibyo ari byo byose waba urimo. Iyo wubashye Imana rero, Imana nayo irakubahisha. Iyo wubashye Imana ugwiza amahoro yo mu mutima. Iyo wubashye Imana, ibyo uyisabye byose irabiguha. Shalom shalom, nukuri mbifurije kubaha Imana ndetse no kugendera mu buntu bwayo. Amina.